bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. gatatu, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. aho muhaca akarongo. kane, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutunganwa rwose mushyitse mutabuzeho. 12, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije. naho dusomye Yakobo igice cya mbere 2 kugeza kuri 4, dusoma n'umurongo wa 12. Imana ishimwe. uyu mugoroba tugiye kuganira iki? ndagira ngo tube maso, kuko tugiye kuvuga amagambo y'ubwenge, yari amagambo menshi y'ubwenge, yo kamwe kagusobye n'ibindi ntubyumva. Imana ishimwe. uyu mugoroba tugiye kuganira ku mbuto y'umwuka wera yitwa kwihangana. iri mu gitabo cy'Abagalatiya, urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya 5:22. nihiri ni imbuto iva ku mwuka wera yitwa kwihangana. Imana ishimwe. iyi mbuto itorero rirayikeneye, iyi mbuto abapasiteri turayikeneye, iyi mbuto abaririmbyi barayikeneye, iyi mbuto abadiyakoni barayikeneye. mu yandi magambo, iyi mbuto itorero rirayikeneye. kandi reka mabwire ko nino mbuto itangaje. iyi mbuto uretse yuko no mu itorero ikenewe, no mu isi muri domene nyinshi, iyi mbuto yitwa kwihangana irakenewe. mu bubatsi ngo irakenewe, muri sosiyete irakenewe, mu mashuri aho mwiga irakenewe. iyi mbuto y'umwuka wera irakenewe. rero iyi mbuto yitwa kwihangana, muraza kumbabarira, iyi mbuto iraza kunyuranya n'ibyo dutekereza. Imana ishimwe. kubera iki? kubera ko bagore muri hano, abato n'abakuru, hari ibyo abagore bo mu isi batajya bihanganira, ariko mu gikristo birasaba kwihangana. niyo mpamvu tuza gusa nk'abagongana, ariko nituza kugera ku musozo turaza gusaba Imana kwihangana, kuko hari iby'isi itatwemerera kwihanganira. we si byose, hari iby'isi itajya ko umugore muto nkawe yabyihanganira, ariko mu gikristo birashoboka kwihangana. niyo mpamvu umugaragu w'Imana witwa Petero yaravuze ngo ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya tuvuga iki? mu yandi magambo, ibyo uvuga ngo ntiwabyihanganira, hari ababyihanganiye. itorero ry'iki gihe turasabwa, dukeneye imbuto y'umwuka yitwa kwihangana. Imana ishimwe. bagabo muri mu kigero kimwe hari ibyo batihanganira kuko ari ab'isi, ariko niba uri umukristo birasaba kwihangana. bakobwa mu ngana hari ibyo batihanganira, ariko kuko uri umukristo biragusaba kuribwamo n'umwuka wera, imbuto yitwa kwihangana igashora imizi, igakura, ikera imbuto, rubanda bagasoro. Imana ishimwe. Imana ishimwe. abantu b'Imana bose bagiye bakoreshwa ibintu bihambaye, abantu b'Imana bose bagiye bakoreshwa ibitendo, abantu b'Imana bose Imana yagiye inyuza ahantu hakomeye, bari bafite imbuto yitwa kwihangana. abayobozi bitwa nka ba Mose, abandi bakozi b'Imana bose, reka mabwire, abashumba dukeneye imbuto yitwa kwihangana, kuko muri iki gihe utagize imbuto yitwa kwihangana mushobora kuzuka ntujyeyo. ubwo mvuze ku rusengero, kuko abakuvuze nabo musengana, nabo ushumbye, nabo wirirwa imbere, udafite imbuto yitwa kwihangana rero wabivanga. Imana ishimwe. Imana yacu ishimwe. iyi mbuto yitwa kwihangana
yabuze ku murokore, muzi igikurikiraho? Hakurikiraho gutandukana n'Imana. Kuko iyo umuntu yagize ibintu atihanganira, ashaka izindi nzira. Izo nzira nizo zibyara ibyaha. Rero Yakobo yavuze ngo nimureke kwihangana gusohoza umurimo wako kugira ngo umuntu abashyitse rwose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Erega mu isi bashobora kuba batabyihanganira, ariko mwibuke ko twemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe. Ibyo byakubayeho, iyo bibaye ku bandi bo mu isi bafite izindi panya. Ibyo byagusohoyeho, iyo bigeze ku bandi bafite ukundi babigenza. Ariko ijuru riratubwiye ngo imbuto yitwa, kandi mu kanya turayisengera, tuyisaba Imana. Iyi muririmbyi yaravuze ngo Imana ijya ibitanga itabyimana. Iyo tubishatse by'ukuri, Imana ijya itanga kwihangana we. Bakajya bakubaza ngo wabyihanganiye ute? Nuko Imana yakubibyemo imbuto yitwa kwihangana. Babyeyi bagore mungana bakajya bakubaza ngo wabikoze ute? Nuko Imana yakubibyemo imbuto yitwa kwihangana. Abandi barokore b'abanyantege nke bakajya bakubwira ngo ibyo rata nta wabishobora. Impamvu utabishobora ni intege nke, ariko birashoboka. Imana ishimwe, Imana yacu ishimwe. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Kandi reka mbabwize ukuri, transport cyangwa se igiheka ibisubizo by'abizera kugira ngo ibintu wasabye, turaza kubivuga mu kanya. Transport y'ibisubizo byiza by'abizera yitwa kwihangana. Imana ishimwe. Yakobo yavuze ngo rero hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza, ngo kuko kwihangana ni kumara kwemerwa, ngo nibwo azahabwa iki? Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kubera ko muri iki gihe turimo turasengera mu kintu kivuga ngo niba bitagenze gutya nanjye nagenza gutya. Have mureke imbuto yitwa kwihangana ngo isohoze iki? Isohoze umurimo wayo wose, kugira ngo bimenyekane ko Imana yacu ariyo kwizerwa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. N'abarokore tujya tubigira rega, wa musura wa muganizwa batari ibyo bintu rero ntago nawe wagakwiye guca. Kuhaca birashoboka, yewe nta nuzabimenya ko wahaciye, ariko uzaba uciye ukubiri n'ijambo ry'Imana. Siko kuri se? Siko kuri se? Niko kuri kw'ijambo. Tubwizanye ukuri. Yesu yigeze kubwira umugabo arimo abigisha, aramubwira ngo umuntu nagukubita urushyaho uzahita uhindukira umuhe naho. Muzi impamvu y'irira jambo? Birasobanuye ngo isi iyo bakubisa nawe urahindukira ugakubitaha kwa mugenzi wawe. Ariko agakiza ko karavuga ngo nibakubita uhindukire banakubita. Mu yandi magambo birashaka kuvuga ngo agakiza n'isi ni ibintu bigenda ukubiri, ntibijya bihura, kuko principe z'agakiza zitandukanye n'iz'isi. Isi ikwereka ko bishoboka guca gutya, ariko agakiza kakakubwira ngo hoya. Niyo mpamvu uzumva abantu benshi bavuga ngo abarokore nta bwenge bagira. Ubwenge burahari, ibyo bize warabyize. Aho bacura hazi wahaca, uko wabigenza nawe wabigenza uko, nta kindi bakurusha. Ariko ikintu wakiriye muri wowe, ariko ikintu wamenye muri wowe ntabwo kibikwemerera, kirakubwira ngo nubwo bimeze bityo ihangane. Bibiliya tuvuga ngo abo bose bapfuye bakizera, ngo batarahabwa ibyasezeranyijwe, ngo babirebaga bibari kure bakabyishimira, ngo ye bakavuga ngo turabashyitsi nk'abimukira. Munsi hari ijambo rivuga ngo iyo bashaka gusubira mu isi bahoze, ngo baba bari bafite uburyo bwinshi, ngo ariko kubera umudugudu barimo bareba imbere, ngo niyo mpamvu bashaka gusingira gakondo. Munsi hari ijambo nakunze rivuga ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yawe, ngo kuko yabateguriye umudugudu mwiza. Tubwizanye ukuri, niko kuri. Isi ifite uko itwara ibintu, n'agakiza gafite uko gatwara ibintu. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihimbazwe. Bwana sifiwe. Turi ku ijambo rivuga ngo imbuto yitwa. Ese hari abayikeneye ngo tuze kuyisaba Imana? Tuzamura ibiganza abayikeneye
mukanya turasenga tuze kwisaba Imana. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Iyo mbuto rero ikwiye kuba ku mukristo, akabana nayo, akagendana nayo, agakomezanya nayo. Hari igihe tujya tuvuga ngo nge sinabyihanganira, namwe mujye mubyumva, twese tujya tubivuga ngo ariko Mana nge biriya bintu ngo nukuri ngo sinabyihanganira. Reka mabwire, uzamenya ko ufite imbaraga zo kwihangana muri wowe mu gihe kwihangana azaba ariyo choice gusa usigaranye. Iyo ufite izindi shuwa, iyo ufite izindi choice, kwihangana kuragora. Ariko hari igihe uzamenya ko muri wowe Imana yakubitsemo kwihangana, mu gihe uzagera ahantu ugasanga kwihangana nicyo cyonyine cyo gukora ufite. Imana ishimwe. Katwicu ducunguze uburyo umwete rero twinjire mu ijambo neza. Ubwo yari introduction. Kwihangana k'umukristo, kwihangana k'umurokore, kwihangana k'umwizera kuri mu bice bitatu. Hari ibintu bitatu umukristo akwiye kwihanganira, akihangana kugeza igihe kwihangana gusohoreje umurimo wako. Imana ishimwe. Kandi reka mbabwire baroko, ushobora kwihangana uyu munsi abantu bakaguseka, ni ukuri kw'Imana. Ukihangana ukwezi bakaguseka, ukihangana umwaka bakaguseka, ariko iyo kwihangana gusohoje umurimo wako abantu bahindura ibintu byose bagiye bavuga. Iyo kwihangana gusohoje umurimo, yisenge bakritika nta kibazo, yikorera bakimanza nta kibazo, yisenge baduka nta kibazo, ariko kwihangana wihanganye umunsi byasohoje umurimo wako abantu bose bazamenya ko Imana. Manishi ukomeze uze wihanganuze, wongere uyisenge, wongere uyikorere. Hari igihe kwihangana kwawe kuzasohoza umurimo wako, maze abantu bose bakamenya ko Imana ari Imana ihambaye. Erega bene da, abantu bose muzumva baririmba Imana, bavuga ibintu byiza Imana yabakoreye, bavuga ahantu Imana yabakuye ikabashyira ahandi, mutazajya ngo ni ikintu cyabyutse kikabituraho. Byasabye imyaka yo kwihangana, byasabye imyaka yo gutonekara, ariko ugashinga iryinyo kurindi. Muririmbyi yaravuze ngo mu gihe cy'ibyago n'amakuba ngo mwiyumanganye. Byasabye gutambuka banoshana ukaba impumyi kandi ureba. Byasabye gutambuka wumva bakavuga kandi wumva ariko ugapfa amatwi. Byasabye gutambuka mu bicupa mu bimene ariko bikavuva amaraso akavirirana ukavuga ngo ndasumva yewe datawe. Byasabye guhomba ibintu n'abantu ukavuga ngo ndashingira ikiri imbere ndasiga ibiri inyuma, kubera ko kwihangana kujya gushobora no gutuma utonekara. Imana ishimwe. Ariko uyu mugoroba Imana igiye gutanga imbuto yitwa kwihangana mu mitima yabize. Imbuto irakomeye, imbuto irahambaye, maze iminsi nyirebo nsanga imbuto iratangaje. Kwihangana, twarimo tuvuga ngo kwihangana rero kuri mu mafaza atatu. Hari ibintu murokora akwiye kuwihanganira, nyine akabizihanganira, kandi ibyo bintu biri muri Bibiliya, niyo mpamvu tugiye kubicamo twihuse kugira ngo amasaha atadufata. Imana ishimwe. Ikintu cya mbere murokora akwiye kwihanganira, murokora akwiye kwihanganira gutegereza ibintu yabwiwe n'Imana, icyitwa amasezerano. Daje nyavugeho, aratumaze, aratugwishije, adukumana, aduteranyije n'abahanuzi, aduteranyije n'abashumba, barabeshye, si Imana yavuze, si oya ngewe sinzasubirayo, bimaze igihe. Apana, senga Imana iguha imbuto yitwa kwihangana. Bivuga ngo kwihanganira, gutegereza we ibintu byavuzwe n'iki Imana. Mwanditsi w'igitabo cya Zaburi 107, ngira ngo 5 107, ivuga ngo kugeza ubwo isezerano ryasohoye ngo Yosefu ryaramugerageje. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Ninde muntu wicaye aha ufite isezerano yahawe n'Imana yabanje kubivugana n'Imana ngo imusezeranye? Ninde muntu ufite isezerano yabanje kubwira Imana ngo uzansezeranye inzu? Nukuvuga ngo turemeranya ko ibintu Imana yababwiye ibishaka. Yego Arine, yego bya bintu byo mu mahanga ntabwo ari wowe wayibwiye ngo izabikubwira. Sawa. Nukuvuga ngo ya makwe Imana yavuze
yo yabivuze ibishaka. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Mu yandi magambo, ibintu Imana yatubwiye yabitubwiye ku bushake, ariko ikintu twemeranya ni kimwe, nuko ibitubwira yari twishimiye, sibyo? Kubera ko ntabwo Imana ijya itanga isezerano itishimye. Reka nukuvuga ngo hari akantu uba wakoze nubwo katari kanini kagaragariye abantu, urabyumva, ariko yo yakitegereza kuri wabyinaga ishobora kubireba ikabyishimira, mukanya ikakubwira ngo promosiyo. Mu yandi magambo, Imana yo yanezerewe guha isezerano. Iryo si isezerano? Aha, turaza kubyumva kimwe. Kubera ko isezerano risohoye ritanzwe, Imana ishimwe, igihe cyo kurisohorezwa, mu yandi magambo, igihe Imana izarisohoreza urakizi, yararitanze, utegereje ko risohora. Reba ikibazo cy'iyi minsi rero. Mukanya tugiye kuvuga Yosefu. Bibiliya yatubwiye ngo kuvugeza ubwo isezerano ryasohoreye, ryagize ute? Ryaramugerageje, rirakomeza, riramugerageza, rirakomeza, riramugerageza, rirakomeza, riramugerageza, ku manywa riramugerageza. Kandi reka mabwire ngo yari aryamye nijoro ararota, sibyo twirirwa tuvuga ngo abona imiba, abona ukwezi, abona ibiki byose, ngo byose arabibona. Iryo sezerano rituma bene se bamwanga, bamugirira ishyari. Reka mbabwire ikintu gikomeye, urugendo ruri hagati y'ijambo Imana yakubwiye n'igihe rizasohorera. Urwo rugendo, mu yandi magambo, kuva ahantu Imana yavugiye kugeza ahantu Imana izasohoreza, urwo rugendo ni urugendo rwawe nayo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mu yandi magambo, nta wundi rurimo. Umva, ibizaba hagati y'urwo rugendo, yaba nyoko yaba so yaba inshuti yawe, Imana ishimwe, nta wundi rurimo. ibizaba hagati y'urwo rugendo birareba nyiri urugendo. Imikuku, imisozi, gukata, gutambika, kumanuka, kugwa no kugwirirana, ibyo bintu byose birareba. Nshatse kuvuga iki? Iyo umuntu ari kumwe n'Imana, hamwe n'isezerano yamusezeranyije, ibikomeye byose bizaba, Imana ibizabyirengera, ibizazamo byose. Ni ikibazo kibera n'iki? Imana iradusezeranya, twarangiza tukayita, twe tugaca sansinike yo iri mu muntu urungo nyawo. Nono ibitubereyeho muri sansinike tugaca mu yindi nzira. Mu yandi magambo, ibitubereye ahantu Imana itari bikadukomagura, bikadukubita, bikatwica, bikadupfusha nabi, niho handi hava ijambo rivuga. Umva, niho handi hava ijambo rivuga ngo nukuri ntabwo ariyo yavuze. Kubera ko ahantu uri, kamabwira, niba hari umuntu wabonye ibintu bikomeye mu isezerano ni Yosefu. Ariko uzi kuba Imana yakubwiye, yakuvuga ikintu gikomeye, banyamasezerano mutega amatwi, uzi kuba Imana yakubwiye mu gitondo bwacya wagemurira bene so bakaguta mu cyobo bashaka kukwica. Noneho agira amahirwe, ariko si amahirwe, ni Imana yabikoze. Bakimutamo mu gihe cy'impeshyi, nta mazi arimo, sibyo se? Mu gihe akirimo ariko babwira ahantu wagize amahirwe, si amahirwe ariko ni Imana yabikoze. Yabikoze mu gihe cy'impeshyi, abanyamwuka babyumve, kubera ko byashobokaga ko bamutumba, ariko abagemurira mu mpeshyi. Noneho bamutayemo, mwumva igitangaza, bategereje ko apfa. Uwitwa Dani na Rubeni baramureba, baramwitegereza, bagiye kumva bumva trumpet, umwirongi nabita nk'ihoni abamutwaye, Abashimayeli. Bumva umwirongi wabo wavugiye nka 12 iriya, Abashimayeli bawumvise,
noneho Rubeni na Dani bawumvishe bahita bajya inama. Umva ku isezerano ritangaje, barabatera ko ngo tumurekere maha n'amaraso yazatubarweho uwamugurisha. Intoki zamutayemo abari nazo ntoki zimukuramo. Reka mabwire, induru yakuvugirijwe ku mutwe kubera isezerano nizo mpundu zizakuvugirizwaho ryasohoye. Impaka wagiriwe kubera isezerano uva niyo mashyi bazagukomera ryasohoye. Nta na rimwe isezerano rijya rifayiringa, nta na rimwe isezerano rijya ritsindwa kereka nyiraryo yaritaye. Mana ishimwe. Baba baramuguri. Reka mabwire ikintu gikomeye rero, izi nzira zose uri kunyuramo, ibyo binogo, ayo magambo, iyo nzara, impamvu dukwiye kwihanganira ibyasezeranyijwe, iyo nzara, ibyo bikomeye turi gucamo, ibyo bintu byose nibyo bikwerekeje mu bintu Imana yavuze. Nushaka kuyakome cyangwa uyihorere, ariko rigomba kugerageza urifite. Ibyo bintu wumva by'ibi, ariko ubwo urinde udashaka ko rigerageza. Ni wowe wa mbere kuva muri Egiputa rigerageza Abisiraheli, rikubita uwitwa Aburahamu riramugerageza, ririmuka rifata Dawidi. None wowe uvutse ejo muri Bibiliya ngo nawe ushaka ko rihanurwa mu gitondo rigasohora nimugoroba? Byanaba, birashoboka ko byaba, ariko mu gihe ryatinze ukeneye imbuto yitwa kwihangana. Imana ishimwe. Abera aho bava bakagera basenga Imana ivuga, dukeneye imbaraga, dukeneye imbuto yitwa kwihangana idufasha gutegereza amasezerano. Imana ishimwe. Bene data, ntabo mwasenganye, ntabo mwabanye mu gusenga bananiwe gutegereza bakabivamo? Ntibahari? None se ntababitegereje bakabibona? None niki cyatubuza kwiringira Imana yacu se? Kandi reka mbabwire, iri jambo niryo nababwira rikomeye. Mu gihe cy'isezerano ukwiye kugira imbaraga zo kwihangana zitegereza isezerano, no mu gihe isezerano ryatakaje ibimenyetso. Abumva barumva ubwo. Ukeneye imbaraga zo kwihangana, gutegereza isezerano, no mu gihe isezerano ryatakaje iki? Rijya ribitakaza. Buri isezerano rigifite utumenyetso. Tuzajya mu mwuka, guma ku birindiro, ugume ku gicaniro, imirindi y'umwami we ndayumvamo. Tugase hari igihe imirindi tumvikana. No muri icyo gihe dukeneye imbuto yitwa kwihangana. Hari igihe mirayi wewe ntabwo uragera mu gihe ryatakaje ibimenyetso, ikakubwira ngo ngoye promotion, ejo bakakwirukana. Sara yabwiye Aburahamu aramubwira ngo iby'umwana heba sinkijya mu minsi y'abagore. Bivuga ngo isezerano ryatakaje iki? Imana ishimwe. Yosefu ageze kwa Potifari, Potifari amushyiraho icyaha cyo gupfa, viole, gufata ngufu umwamikazi. Bahita bamufungira muri gereza y'ibwami. Yajyagamo abagambanye bagoma, ntawayivagamo, ni bake. Isezerano ritakaza iki? Ibimenyetso. Ariko no mu gihe ryatakaje ibimenyetso, yasezeranyije niyo kwizera. No mu gihe ryatakaje ibimenyetso, reka mabwire rero tuva kuri iyi ngingo, isezerano ryatakaje ibimenyetso, umurokora akora iki? Nta kindi umurokora abashinzwe gukora, ni ukuyikomezaho. Nta kindi. Iyo risa n'iryatakaje ibimenyetso, uvuga ngo ariko Imana yabikora ishingiye kuki? Reka mabwire, yikomezaho. Nubwo isezerano rigeze mu gihugu cy'umwijima, ariko imbere yacu hari umucyo uzanwa n'Imana, abantu bakamenya ko Imana ari Imana.
nzoza kuri iyi ngingo. Iyo rigiye gusohora rero, Imana ntijya ibura impamvu iteza kugira ngo ibintu yavuze abantu babirebesha amaso. Kandi reka mbabwire, we iririje nonaha mumbare muryakire, we nta na rimwe Imana igisohoza isezerano hatari abatanga buhamya bari bahari igihe yavugaga, niyo yaba ari umwe. Ntabwo Imana ishobora kwemera ko abantu bashira bari bahari ivuga maze ngo irisohoze uhagaze wenyine nk'igiti, ntirabikora. Igomba niyo yaba ari umwe iramusigaza kugira ngo amenye ko igihe Imana yavugiye cya gihe yari Imana yavugaga. Ariko twayikomeye amashyi y'Imana yacu. nta na rimwe Imana igisohoza hatari umuntu wari uhari. Munyomoze, mujye mu byanditswe byera, mujye no muri bashuti banyu byabayeho. Niyo yaba uri muri Amerika irabikora, ariko hagasigara Karori wabyumviseho, uzababwira ati sha ibintu avuga ni Imana ishimwe. Dukeneye imbuto yitwa kwihangana kugira ngo tubashe gutegereza ibyavuzwe. Kabiri, dukeneye imbuto yitwa kwihangana. Tugeze ku cya kabiri, dukeneye imbuto yitwa kwihangana kugira ngo tubashe gutegereza ibyo twasabye Imana. Kise gitindaho, erega hari ibintu Imana yavuzeho, hari n'ibyo itavuze. Ndabeshya se? Sibyo se? Hari ibintu twirirwa dusaba Imana ariko itaravugaho. Kamajyane muri Bibiliya, umugore witwa Hana nta sezerano ry'umwana yagiraga. Nibyo sibyo? Kumutikiriza se? Munyomoze nyine mu byanditswe, Hana nta sezerano ry'umwana yagiraga. Perepeti ngashaka kugira icyo abivugaho. Hana nta sezerano ry'umwana yagiraga. Yari umugore washatswe na Elukana, ageze mu rugo ntiyabyara, point entre. Gusa icyo yakoze yasabye Imana umwana, ariko ntago ryari isezerano, cyari icyifuzo. Yego? Ubwo ushaka kunyomoza nyomozi, nabibonye ntago mushatse kunyomozamo. Yarashatse ntiyabyara, arangije abwira Imana arebwa ngo Nyagasani wazampaye umwana. Nta sezerano yagiraga, sibyo se? Ageze no mu rusengero nta sezerano yahawe. Ntawahanuye, gusa umutambyi yaramubwiye ngo mada. Biriya bintu bya Eli rero nabyo bisa nko kwikiza umuntu. Ntumuteze amatwi, ntiwumvise ibintu arimo, ntiwumvise icyamuzinduye. Yegerana ntuwumvi vuga Mana. Ubwo uri Hana avuye iyo mu cyumba cy'abatambyi arimo aritemberera mu rusengero, agezemo ababonye umugore wapfukamye iyo mu nguni. Haravuga ati si umugore, aya masaha isa 11 z'iki gitondo, uyu mugore uyu ntiduterana, uyu mugore se yazinduwe n'iki? Ngo araza hamwe ati waramutse madamu. Hana arayubura amaso ati waramutse mugaragu w'Imana. Umva nyumvire rero ukuntu atangiye, ariko ubwo uzageza he n'ibintu byo gusinda? Se wanywereye kwa Karori bafunguye iki gitondo, wazirayemo n'indarane. Ubu iki gitondo urakora icya kumbwira? Ntabwo nasinze rwose. Ikinzanye hano ni agahinda mfite, ndimo ndasuka amaganya yanjye. Umva Eli rero nawe, umva Eli nawe, noneho ngo haguruka genda amahoro, genda igendere. Niba ari icyo wasabye Imana, dufite Imana ijya yumva ibyifuzo byacu, naho abatambyi batabyumva, naho abahanuzi batabyumva, ariko Imana yacu irumva. Mama, umukozi w'Imana gusengera icyo wakwishimara, wumvishe ko namucyuye? Ngaho genda amahoro. Iyo wasabye buriya ubwo yumvise nyine zamuguha. Ariko Eli ntiyamenya ko hari
umugore umaze igihe ubwira Imana ayibwira ngo nkuraho igisuzuguriro. Tuva kuri iyi ngingo kamabwira ikintu gikomeye kiri muri iki cyigisho, nigeze no kucyigishaho. Burya nusenga igihe kinini ukabona ibintu uri gusenga nta resulta, hindura umuvuno. Ndabeshya, hindura uburyo ntawamenya, kubera ko ntabwo Hana yararugambera asengeye umwana, ariko ngo ajyayo. Muzi kuntu yasenze, uze gusoma Samweli wa mbere 1:6-7. Yarabwiye ngo Uwiteka numpa umwana w'umuhungu. Ako kandi wakumvise se, yari asanzwe asaba umwana, ariko yari atarapresiza. Abwira Imana ati nshobora kuba ndi gusenga mu kavuyo. Hari igihe dusenga, hari n'igihe Imana itegereza iryo jambo cyane rwose. Hari igihe dusenga mu kavuyo, ujye musenga mugambirira neza, ariko icyo bita gusenga ugambirira neza. Hari igihe dusenga ibintu biri mu kavuyo, n'igihe bitegereje iryo ngiye. noneho Imana ikumva, ariko igategereza ko isengesho ryawe. Ariko niba umuntu ajya kwandikira umuyobozi akabanza akaritikira neza uburyo ari bwandike ingingo ku yindi, ariko barokora nitwe bantu dusenga tuvuga ibintu biterekeranye, kereka nk'uwari coding ibintu bo wasenze. Mana urumva ngewe nukuri ibi bintu Mana, none nigeze kumva umurokore umwe kubwira Imana ngo Mana ngo narakubohoye pe, ngo nitabikora aye kasha. Ubu hari abarokore ngo babohoye Imana ku byifuzo byabo, ako ni agahinda. Urabikeneye mu yandi magambo, iyo ni trauma. akona ariko Mana ngewe ibintu byerekeranye n'urushako narakubohoye, iyo ni trauma. Ngiye ukuri, ngewe ibintu byerekeranye n'urubyaro ngewe Mana narakubohoye, ibi bintu sinzongera kubisenga. Niba hari umuntu uzakomeza kubisengera ni wowe, niba yewe we asikigariwe ubundi size imodoka n'ayo mazu bimazi. Iyo ni trauma. Uzizibana ukuri, uzanyihera ubugingo wese igihe cy'ubugingo nikiranga bifite icyo bimaze. Urashaka gusengera ubugingo inzara ikunuma, urashaka gusengera ubugingo ubukode bukurembeje, have turacyakodesha, turacyarya, turacyarongora, turacyarongorwa, turacyabyara, turacyatera imbere. Igihe cy'ubugingo ni cyiza, tuzataha. Hari abarokore ngo babohoye Imana, uzampa ubugingo ariko nanone ngirira neza. ngewe Imana dore ibyo kurya byashize. ngewe Imana uyu mwaka nukuri nutabikora niwe wa mbere n'uwa nyuma ngewe nsenze. Niba hari umuntu uzasenga ni wowe. Hana aravuga ngo nshobora kuba nsengeye mu kavuyo, ariko hari abantu tugiye guhindurana umuvuno uyu mugoroba. Nshobora kuba ndi gusenga ibintu biterekeranye. Abwira Imana ngo noneho numpa umwana w'umuhungu nzamukuzanira, ngiye mugutambire, nzaza kumukwerera. ariko umva kuntu ayiteze, ariko umva kuntu ayiteze. Harimo ati numumpa nzamukuzanira muguhe abe mu rusengero abo umukozi. Niyo twavuga ibi tugasenga saa 5 turahita dusenga. Mwumva ikintu cy'ubwenge kirimo. Muzi ko Hana yari amaze igihe kinini ari ingumba. Bibiliya ntabwo ivuga imyaka Hana yamaze adafite abana, ariko mu buryo bw'ubwenge niba baramushakiyeho undi mugore hari yari ihise. Niba Penina yarabyaye uwa mbere hari yari ihise. Niba yarabyaye uwa kabiri, niba ashake babinkurikirana, hari yari ihise. Mu yandi magambo ni imyaka itari mike. Kandi Bibiliya ntivuga abana Penina yabyaye, muribuka? Ndagikunda kabisa. Ntivuga abana yabyaye, ariko abasesenguzi baravuze ahantu Hana yavuze ngo uwari ingumba abyaye 7, avuga 8 n'uwa Samweli. Abasesenguzi bavugaga ko yagereranyaga abana be n'aba Penina. Penina yari afite mu 8 kuzamura. Murumva ko igihe Hana yamaze ari ingumba kitari gito, cyari kinini. Yahoraga ajya he gusenga asengera umwana. Dukwiye kugira imbuto yitwa kwihangana yo gutegereza ibintu twasengeye. Muzi ikintu cyatumye Imana muri icyo gihe kingana gutyo, mwe se gato mubwira ikintu gikomeye cyatumye Samweli atavuka. Ntago mukizi kandi babwire dusenge. Nuko igihe cyo gusimbura Eli cyari kitaragera. Yari kuvuga akaza gukora iki? Kuko wagombaga kuvuka yari kuza gusimbura Eli, kandi yari akiri muza
mu myaka mitoya agikora umurimo, ariko Hana aratitiriza kugeza igihe cy'ubukuru bwa Eli. Nibwo Imana yavuze ngo sasa rero ntabwo Imana kuba itaragusubiza ari uko itayoboye ko wasenze igihe, ariko hari ikintu itegereje, kandi icyo nikigera Imana izasubiza. ntabwo Imana ijya yirengagiza amasengesho twasenze, hari ikintu Imana ijya itegereza. Imana ibonye kwera igihe cyo gusimburwa kigeze, iramanuka mu bumana bwayo, ibikoze ku nzara ya Hana, iravuga ati igihe cyageze mwana wanjye arasama. Maze gusama igihe abona cyageze, umwaka ushize, twavuze umwaka ushize, aramuzamukana amusubirana he i Shilo, ajya kubwira Imana ngo bya bintu barakore rero b'iki gihe dufite ubwesikoro, twesikorotse Imana, dufite amadeni dufitiye Imana tugeraho, ntituzi nuko tuzabigenza. Mana numpakazi umushahara wanjye wa mbere, ariko wajya ureka umushahara wa mbere, reba ko nturi nzahare ushomera umazemo iminsi, agashahara ka mbere nako kwizahura, byoroze wa gatatura uwa mbere we byibura uvuga agaserere ka kane, wavuze uti nimpakazi nzashima, si byose ariko ukareka kwigerekaho uruzi. Mana umushahara wa mbere nubihiga ukabihigura izabiguhera umugisha, ariko nanone ntukishyireho urusyo. muzi ni okay, kadusenge mwari mujyanye mu bindi. Muzi icyatumye buriya hakwiye kubaho abantu bakuru mu itorero, mu nsengero, bashumba bakuru bakabaho, bakozi b'Imana, badiyakoni bakuru mu by'umwuka, bakajya bafasha abantu mu buryo bagendana n'Imana. Buriya muzi ikintu cyatumye mu gihe cy'abacamanza Yefuta atanga umwana we. Buriya Yefuta yabonye urugamba rukomeye, agenzuriwe mu rugo, ariko Yefuta nawe ntagasanzwe. Arenje abwira Imana, ariko Mana niba rivuge nko mu ndake barimo bamukubita nk'amakompora n'imi, ariko hariho n'imihigo abantu bahiga kubera ubwoba, noneho hari n'indi bahiga kubera icyizere gike bafitiye Imana. Ababwiye Imana ariko ati Imana numa gutabaruka nkavana amahoro, ikizasohoka mu nzu yanjye cyambere zahita nkiguha. Umuhigo ushobora kukuzirika, ukazirika ibintu byawe imyaka irenga 10 na 15 kuko utarasohoza ikintu wahize. Murabizi ariko murabizi umuhigo waguhambira, kandi reka nkubwire Imana ntijya gusaba gusohoza umuhigo itasohoje. Ntabwo Imana izakubwira ngo wamigiye ko ari uzakora nubona akazi ngo ibikwishyuza utarakabona, ahubwo ikwishyuza icyo yakoze wahigiye utakoze. Yefuta baratashye, akigera mu marembo sinzi aho agakobwa ke katurutse, kaza kirukanka ati dadi. Yefuta agahobereye, aravuga ati mwana wanjye urambabaje, kavuga ati dadi. Arakategereza arakavuga ati ntuzi icyo nabwiye Imana ashaka. Kuvuga ngo niba yahize umushahara akiwubona kuri konti, uva arabanza koko wa Mana we ukora iki koko. Ejo twari kumwe, abantu twari kumwe i Nyamata, ndababwira ariko shitani aratubeshye. Umuntu akajyaho nta kintu afite, sa kintu, siko bavuga muri iki gihe, sa kintu, akajya abwira Imana ati reko mwana we, Mana we ko nanjye wagiriye neza. Mu mvugo y'iki gihe ikabigukoreye diru, sibyo 5 miliyo po, utazi aho ziturutse, utazi uko zije, zimanutse nk'amana. Maze umuntu agahita atangira kubanza kwaritikira, ndeshyura iki yabyaritikira, agasanga n'ubundi ntacyo ziri bukore. Tunakoramo senyi, ubwo ni cya 10 cy'Imana. Ati nyakuyemo nagwa amanka. Wari uyafite kureko ibyo duha Imana tuyiha mu byo yaduhaye. Utarayabona
wumve ukuntu satani ari umugome. Ibintu duha Imana ni muzo yaduhaye. Atako muzajya muri ntaga kimwe 10 muri aka kazi kanjye nawe ukuntu kaba kameze, uzi abagasezerewe uko bangana. Muzi impamvu twavuze ibyo bintu? Twaravuze ngo ikintu cyose Imana idafitemo inyungu ntijye gitaho umwanya wo kukirinda, ntijye gitaho umwanya wo kugira umugisha. Ariko ikintu cyose cyagiriye Imana akamaro, Imana ijya igira umugisha, Imana ikakirinda, ikagikuza, ikacyagura. Niyo mpamvu twanzura ko kandi kanyivuge n'abakozi b'Imana baraha bacyumve. Bakozi b'Imana muterane mu materaniro bavuye hirya no hino, ntimugapfe gusengera ibibazo by'abakristo batabanje kubabwira aho byakomotse mu mizi. Hari igihe dusengera abantu bafitanye ibibazo n'Imana, ubwo urajya gukemura ibibazo by'umuntu ibibazo n'Imana, wenda akazi kahagaze kubera Imana, nawe ukajya wari umushumba ndatokesha ndavunagura, ahubwo muzavunagurika. Ndahagarika inyatsi, ndahagarika imyaku, musubize mu kazi cyane izina ry'Imana. Atarakemura ibibazo afitanye n'Imana ntakazasubiramo. Banza umubaze banza umubaze banza umubaze ati pastor wacu basha gusenga uvuye mu kazi by'itungurano ikanarani Monsieur Clever, uri umurokore? Yego ndi umurokore, nukuri nkunda Imana, mba no mu komite. Monsieur Clever, byagenze bitise by'akazi kawe? Mubaza se akazi kawe kigeze kagirira umumaro Imana? Ariko mujye mubaza abantu, nese ko kuri kuko mureko kazi watanze icyacu. Kubera ko reka mabwire, hari ibintu tudakwiriye gusengera by'amahame mu ijuru. Niba akazi kawe karagize umumaro ku Mana no ku bantu bayo, nta kizabuza Imana kukaguheramo umugisha. Hari ikibazo se? Ariko niba ntacyo kamariye itorero, niba ntacyo kamariye Imana, irwarize. Genda wirwarize. Niko kuri. Ejo rero abantu b'Inyamata niko nababwiye. Mwarabwiye ni yemwe mufite utuzi, niba utuzi twanyu tutarigeze tugira icyo tumarira Imana n'umurimo wayo n'abantu bayo, mufite ibibazo. Ndabwiye ni abo ejo hari ijambo Imana yavugiye, irabahungiye gukingira inzugi zazikingwe nazo ngiye kuzikinga, nzashyiraho ingufuri imfunguzo nzitware. Urumva tutaravuze ibintu bimwe? Niko Imana yambwiye. Babwiye ngo n'inzugi zazikinguye ndaje nzikingi, nzashyiraho ingufuri imfunguzo zitware. Bisobanura ngo ntawe uzakingura ntaje gukingura. Wakingura ute se Imana yakinze? Wakingura ute bitagenze? Kandi ubwo ibyo navugiraga iriya ibintu byose bidafitiye Imana akamaro. Imana ntabwo Imana ijya ibitagahe. Kandi reka nkubwire, ntabwo Imana iri kukuguzaho. Ni mu byo yaguhaye, mu mugisha yaguhaye. Reba umupfakazi muturanye, reba umukene musengana, asengana igitenge kimwe kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Warangiza ariko twarangiza tukajya gusenga, hari ibintu bitajya bikunda tutashyizemo amahame y'ijuru. Mana mu umugisha wawe ube kuri nge, uryo umugisha bawusaba. Umugisha w'Imana abantu barawukorera. Mwarabizi? Bibaye ari ukusawa. Yewe data we. Umugisha w'Imana abantu barawukorera. Bakawubirira icyuya, bakurira imisozi, bakigomwa ibyo bari bakwiye kwishimishamo. Ukabyigomwa ku bwa mwene so, ku bw'umurimo w'Imana, ukavuga ngo Mana iki ndakigomwe na mwene data yambare. Hakuze kwicarana n'umuntu ukajya ubona ni inzahare, wanamureba utari no mu mwuka ukabona afite inzara. Koko mu itorero ry'Imana ariko abantu b'Imana bajyayo ubundi abaheburayo, reka dusoreza abaheburayo bagiraga ikintu bitaga but. Ni ahantu ibibazo bahuriraga n'abanyabisubizo. Bajya gusenga urugero, hakaba hari abantu bafite ibigo, njya numva barabigira n'ubu. Iyo umuheburayo yageze mu gihugu runaka agerageza kwisanga muri bene se, ku buryo nibicara n'abarokore twakabigize, kuko abaheburayo n'icyitegererezo. Bajya kwicara ari 10 barimo basenga, no mu byumba turabigira sha. Umuntu akaduha icyifuzo cy'uko ngo nta biryo sha, ukajya kumva umuyobozi w'icyumba ngo twirukane daimoni have rugutinda
bwira abantu bakora kofi no mu mifuka, ufite igihumbi gishyireho, ufite bibiri bishyireho, ufite senyisa zishyireho, maze umukozi w'Imana n'umugaragu w'Imana agenda arye. Ubu tujye gusengera umuceri sha, iwawe ufite 25. Nigeze kubwira abantu niyo waba ufite senkani uzashira n'izina ry'Imana. Umva wakuraho ibikombe 2 nta kizawubuza gushira, wabigumishaho hano b'Imana bakacara. Mana adakeneye agasukari kandi wowe uratindikiye. Sibyo warangiza ngo Mana uzaduha umugisha urakorerwa rwose. Nari mumbabwira yefuta akana aragatamba, ngo akana karamubwira ngo ma permission migihe ngende nge mu misozi n'abandi bakobwa burungano nge kuririra ubukumi bwanjye, nindangiza ningaruka untambeho igitambo nkuko wabibwiye Imana. Muzi ikintu yakoreye kiriya kintu cyo kujya kurira kwari ukugira ngo niba hari abakuru bari hafi bamuganirize, babwire Yefuta ngo byagenze bite, babwire Yefuta ngo wabikoze ute, ku buryo n'abatamzi banamusabira umugisha bagatamba ikindi gitambo mu cyimbo cy'umwana. Habura umuntu n'umwe mukuru, habura n'iki. Tugiye gusenga Imana rero.